Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 204 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ibice 7, ibice 8 ndetse n'ibice 9 byo mu gitabo cya Daniyeli. Reka dusome mu izina rya Yesu. Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari, umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Nihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihaga umutima nk'uw'umuntu. Yongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Daniyeli abona umukuru nyir'ibihe byose. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe y'ubwami. Haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza. Baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Mu mwanya ndangarira ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye. Nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe. Umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro, igatwikwa. Za nyamaswa zindi zinyaga ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, bona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Gusobanura inzozi za Daniyeli. Njyewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashirakinyoma n'ibyo neretswe. Arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo. Ati, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure ubu bw'iteka ryose. Mpera ko nifuza kumenya amashirakinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariko yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera, ryenda kubanesha. kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose
yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzanconshomera isi yose buyisiribange, buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko bw'abera bwisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Ayo magambo agarukiye aha. Ariko njyewe ubwanjye Daniyeli, ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane, bituma mu maso hanjye hahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Daniyeli ibice 8. Daniyeli yerekwa iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Umwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku ngoma, njyewe Daniyeli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Herekwe ibyo nagize ngo ndi ibwami Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi. Ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuyizikiza. Yagenzaga uko yishakiye, ikagira imbaraga. Nk'ibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe 2 nari nabonye ihagaze ku ruzi, yivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, yivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene yikubita hasi, irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane. Imaze gukomera, iryo hembe rinini riravunika, mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe 4 agaragara cyane, yerekeye mu birere 4 by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini, ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2,200 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Daniyeli asobanurirwa ibyo yeretswe. Nuko njye ubwanjye Daniyeli maze kubona ibyo neretswe, ibyo ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimagaza imbere. Maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Uraya, arahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe.
nuko ansanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nk'usinziriye, uko nakubamye ankoraho arambyutsa. Arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo ku mperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka. Arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo ku mperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperezi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko byavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwami, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawumukozeho. Ibyerekanywe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira ni iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari iby'igihe gishyize kera. Nuko jyewe Danieli mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye. Bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Danieli ibice 9. Danieli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe, ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Hanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakayitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu na ba sogokuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose, ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu na ba sogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni, kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye ntitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisiraheli bose baciye mu mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Icyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho, no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo batuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko Yerusalemu hagenzwe. Ibyo byago byose byadusohoyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Icyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo ikiranuka mu murimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira.
noneho nyagasani mana yacu, ubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani ndakwinginze, kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu kwa ba sogokuruza bacu. Nuko noneho mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushyize imbere, ntitwishingikirije ugukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva nyagasani, babarira. Nyagasani twumvire. Nyagasani ugire icyo ukora, ntutinde. Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Iby'ibyumweru 70. Nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Gikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga agitangira kwerekwa aratuma, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati, Daniyeli, unzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze, yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 70, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigera imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza mu ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa k'uwo murimbuzi. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma, hanyuma dusoza igitabo cya Daniyeli. Mugire umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubishimira. Ndabakunda mu izina